Ku kwezi no kwa gatanu ndimo amezi 10 nahembwa. Yewe uku kwezi no kwa karindwi nahembwa. Rutomatike Elizeus ni umukozi ushinzwe gutegura amafunguro y'abana ndetse n'abarezi. Anyensi Musa Ninkindi we ni umukozi ushinzwe gukora isuku mu bwiherero ndetse no mu biro by'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Niyonzima Deo we ashinzwe umutekano w'ikigo cy'ishuri. Bombi ni abakozi b'urwunge rw'amashuri rwa Kabeza ruherereye mu kagari ka Karenge mu murenge wa Kibungo. Bahuriye ku kuba badaheruka guhembwa ibituma bo n'umuryango wabo babayeho nabi, dore ko no kubona ibyibaza nkenerwa mu muryango bibona umugabo bigasiba undi. Ku kwezi no kwa gatanu ndimo mperuka guhembwa mu kwa gatanu byose. Umugore aba ari mu rugo ariko rero n'utwo tuntu yakora niwe untunze ubu ngubu. Njye ntabwo navuga ko ntunze urugo, niwe untunze umugore. Ingaruka ni nyinshi, n'ipantaro igera igasaza, n'inkweto igasaza, nkambara sitarabage nazo zigashwanyagurika. Maze amezi 10 nahembwa kandi mafite ikibazo mu rugo cyo kugaburira abana. Umugabo wanjye yageze harareba aravuga ati se kuri gukora utari guhembwa biragenda bite? Ngeho ngera mu rugo akambwira ati se urakora ntukora bimeze bite? Nkamubwira ati wakicaye no mu rugo. Yewe uku kwezi no kwa karindwi nahembwa kandi ubona biteje imbogamizi ikomeye cyane, kuko ubu ngubu wenda uko bimeze wakigereranya ari nko kuvuga imbere y'ubuyobozi hari ibintu byabuze bitewe nuko n'amafaranga aba yarabuze mudahembwa. Nta muti kugira rero mudufashe. Uku gutinda guhemba gutuma ababumva basezera aka kazi, ariko nanone bakibuka ko nta masezerano y'akazi bafite, bakibaza uwo bazishyuza, dore ko hari bagenzi babo babiri bamaze gusezera muri aka kazi. Ni nyuma yuko bavugaga ko bagiye kwicwa n'inzara kandi bahora buri munsi mu kazi bakora ariko ntibahembwe. Amasezerano nayo dufite turayishyuza bakatubanga baje bayaduhe nibayaduhe, kandi ukabona amasezerano kuba utayatunga ejo waramuka utashye ntuzaze kwishyuza, kandi ukaba ari ikindi kibazo kuma amafaranga basigayemo yaba ari menshi cyane, barahombye bikomeye cyane. Se ningenda ntahembwe ndagenda njyanye iki? Nicyo kikambere imbogamizi, nkavuga ati se ko nta masezerano mfite nibaramuka banyambuye nzabigenza gute? Ubwo bigatuma ngira gute nkomeza nkakora kugira ngo ndebe wenda ko amafaranga yaza bakaduhemba. None se ubwo amezi 5 baguha 2 wabuzwa n'iki kukwambura? Nukuvuga ngo hari n'abandi bagiye bavuye mu kazi nabo bafite amezi agera muri 7, abandi 2 baratashye. Ku ruhande rw'urwunge rw'amashuri rwa Kabeza rwo rusobanura ko ibi biterwa no kuba amafaranga agenerwa ikigo cy'ishuri azwi nka capitation grant ari make. Nyirahabimana Liliane umuyobozi w'iki kigo we avuga ko ari ikibazo kiri hirya no hino mu karere muri rusange, ariko ntiyemera kubivugira kuri mikoro za radio na televiziyo Izuba. Niyo Ntagira Natali umuyobozi w'akarere ka Ngoma we avuga ko iki kibazo atarakizi, ariko ko agiye kugena itsinda rigakurikirana iki kibazo, naho aba baturage bo bakaba bazishyurwa vuba. Babikurikirana ko ntabwo kuba capitation ibyo hari itaraboneka, ariko ntabwo byaba ariyo mpamvu yo kuba abantu bamara amezi 10 nta kintu barabona kandi bakora. Ubwo byose twakohereza itsinda ikabisesengura bakabikurikirana bashingiye ku bari bahari. Ibyo byose n'abataha baba bazi ko bakoreye aho hantu, ntabwo babura kwishyurwa amafaranga yabo. Uku kutishyurwa kw'aba bakozi gushobora gutuma abantu bakozi bahagarika akazi nk'uko babivuga, ibishobora kugira ingaruka ku mikorere y'iki kigo, cyane cyane bikaba byabangamira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, dore ko benshi muri aba bakozi biganjemo abakora mu gikoni bashobora guhagarika gutekera abana, bigatuma gahunda yo kurira ku ishuri nayo idakorwa neza kuri iki kigo cy'amashuri. Leonce Nyirimana, Ikabeza mu karere ka Ngoma.